hari uwo wajyaga gukopera agahita yiryamira gutya ku ntara ubugome byari n'ibyo narenze byose nasubizagaho ibye kandi n'ibyanjye nkavuga ubwo uyu ngo yazi ubwenge ijana kuri uranyibukije hari umunyabwenge ikintu handitseho wareba ibyo wanditse avuga ati wapi ibi kandi ubwo icyawo nicyo cya nyacyo. Yes, twongeye kubaha ikaze ni Elisi wanyu Elisi w'Abanyarwanda muri umuna wa Yesu aka byumvikanye. Yes, uyu munsi turi kuri Focus Studio TV. Ndi kumwe n'abahungu babiri hano bari kureba nabi sha bambaye amarinete. Turi kureba nabi. Murabaye. Turi kureba neza cyane. Turabino. Turabino. None munige wajyana umunyasenegal neza. Turabino. Cyakoze ndiwe turanaziranye nagarugambe duhuje ariko wowe uturutse Nurutsino. Nurutsino nicyo kirimo. Ikirimi cy'ikinyamurengega. Nga ari mvirunye kiga ngo ubugiye kubeshyirana ubugiye kube. Okay, mukore subscribe, share, like na comment. Tuba turi kunyuzaho akantu gato kugira mubashe kuba mwakisekera namwe cyane ko kuri TV n'ubundi tujya tunyuza ibintu byinshi bitandukanye, haba amakuru muri rusange, imyidagaduro, bya gospel n'ibindi muri rusange, ndetse n'ahandi haba abantu barwanye, haba umugore washwanye n'umugabo, byose bisanga amakuru yose mbese muri rusange, imikino ibiki byose yaba babomora hamwe na kwihangana. Elisa Response cyangwa se Elisi aka byumvikanye nande Venus aka Soko. Muhawe n'Imana Moise, Mr Interesting Innovation Creative, Apotre Bishop umukozi w'Imana. Akantu ka creativity wundi bakumvishemo. Hari bitumvikanye. Sinzi nimba bari kumva icyo kintu. Ariko ubundi baba batumvise. Nivuga kuri icyo kintu, iryo jambo hari umuhungu warikoresheje muri iyi minsi nawe ngo basibiye akaririmbo. Basibiye akaririmbo sha bagasibye ndagaswa bagakuyeho da bayikuye nta nubwo bayisibye rwayiri muri jeune yamubwiye ati wapereka nkubwire bwa ntago uri ku rwego rwo twakorana indirimbo. Ntago uri ku rwego dukorana indirimbo gute ngo Marina ngo yamwatse urashaka kunyiba usore indirimbo. Marina ngo yamwatse gishongo nk'ibyandika iminaje nawe ubwo atararikora. None se hari ryo urabona, ariko hari igihe umuntu mujya gukorana akakwifuzamo. Yego bikaba ngombwa ko wowe mikoro hano gutya wowe ukora ibintu gutya nta biramufata. Wowe ukora ibintu byihuse kugira ngo ayo mafaranga utazayasohora yose uko yakabaye. Rero umuhungu wacu yakoze byihuse kandi nibyo byanyabyo buriya. Uramunara ngo yampano ngo yavuye mu kiganiro kwa Irene ngira ngo girana n'igikurikiye cyane ari kugenda branding irandirimbo ye, anavuga ko ufite umugore n'ikinga abana n'umugore mu nzu asigaye aturanye no kwa Melody. Byo yavugiye mu kiganiro kwa Irene icyo gihe ngo ari kuva mu kiganiro ngo nibwo yatashye bamutwaye imodoka umuntu wamwaprodingiraga abaramubwiye ati gahunda ukuntu zimeze rokorana n'abantu batari seri ati birahinduka ati zemeze bitanu atari seri twakwanye nibandire nese ati wapi mwe ukorana n'abantu batari seri wowe bihinduye isura urwagahararo rwabaye urwagahararo bayiharurutswe bahise ko bahararutse izina ry'indirimbo bijyanye nuko muri iyi minsi bimeze bibaye urwagahararo. Tubaye tukwihanganishije ngo kubera ko ikintu kiba gihari kakanya nuko urumva urwagahararo bayisibye yamaze kuri potinga kuri YouTube. Ese ukibaza bapfuye iki ku buryo indirimbo igeraho isibwa kuri YouTube? Ngo bapfuye amafaranga ngo yo gukoresha inzara. Amafaranga ngo yo gukoresha inzara. Umuntu akwaka 300 byo gukoresha inzara mu buzima busanzwe, ubundi yagiye gukoresha inzara asohora ayo mafaranga. Uri kuyumva uri kuvuga turuwasaze ongeraho $100 $300 by'idolari byo gukoresha inzara. $3,000 ngahe z'amanyarwanda. Ariko byo bari abakobwa bayeho neza nimba ashobora afata $3,000 akazijyana muri saro baretse gato. Abantu bakora inzara baretse gato nimba ari umuntu ushobora gufata $3,000 akazijyana kuzikoresha inzara gusa. Abakobwa barakize. Ahubwo dufite abakire mu Rwanda. Muri kumva depression y'abakobwa ibaze umugore ufata $3,000 akajya kubikoresha inzara. Reka bajye kwa makuzana hehe ubwo se ubwo bayagusabye uri umusore wayakura. Ni danger bro. Kandi ngari amafaranga aboneka mu bisaza gusa. Akaza akakubwira ngo sheri urabona rero izi nzara zanjye wambwiye ko nkunda nibyo narabyumvishe naranabyemeye. Ati rero hari udufaranga nari nkeneye $300 ngiye gukoresha inzara by'iki $100 tubivugira rimwe by'iki $100. Mama yake ni mama. Uri kurumva ibyo bintu
wewe sinzi niba wiyumvisha icyo kintu gusa ariko mwabajura mwe niko ese hari aho nabonye yabivuzeho hoya byabajura bikigaragara ko abantu bose babajura njye nibaza ni gute 300 by'idolari wamugeni uramu ni kuvuga ngo abajura ni gute muri ni gute 300 by'idolari bikoresha inzara nibajije buri kwezi tubona marina bivuze ngo ashora buri kwezi ashora miliyoni 3 kunzara miliyoni 3 uri kumva ayo mafaranga mwebwe ahubwo yaranakize cyane njye hari ikibazo nibajije hoya gukira ko ni umukire mureke mbabaza ahubwo none ari kwaya hari icyo bita kwaya ari ugukira ukarengera no gushaka hari no gushaka ko hiti yawe wagize ayigarurira kuri ya mpano nayo ngo ni marina ari no kutubeshya rero niba ariko bimeze era no umujura kazi ntabwo nakemera ko miliyoni 3 zikoresha inzara umva mwe bakobwa mureke kudutera depression kuko ibi bintu birakabije 300 by'amadolari bikoresha inzara birashoboka Naje muri comment tubwire ukuntu magana tubikoresha. Je numvaga 15,000 ngatitira none bibaye 300. Idolari 15 wowe urabitanga. Wowe urabitanga 15. Kandi twahitaga dukora divorce. Umaje kubana na bangahe? Twahitaga dukora divorce urwo nyine urwo rukundo rwahitaga rurangirira aho ngaho. Ufite imyaka ingahe? Njewe? Yego. Bo, shiro mikoro neza tukumve. Si mike sinamyinshi. Ubwo ndaho hagati. Nifite ingahe? Ngari hagati nk'ururimi. Dukuba imyaka nyine imyaka hari hagati hari imyaka. None nyine ndikubaza imyaka ni ingahe? Imyaka se? Bo, ese imyaka ubwo ni wayumvisha. Imyaka rero no kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze, sibyo? Iyo yezi iba yabyabaye. Ibishyimbo katureba ibishyimbo mu byo nzi nahunitse harimo ibishyimbo, imyumbati yararangiye n'ibigori. Ubu nibyo mfite. Wize amashuri angahe? Nize amashuri angahe? Make mvuza amashuri ntabwo mvuza amashuri. Amashuri angahe? Bo yo ni menshi. Aho ngejeje maze kwiga menshi cyane. Ku myaka mfite yose, iyo yose nasaruye maze kwiga ni menshi. Okay, ufite birote zingahe mu rugi wanyu zo ku kigo wabitse? Birote? Yego. Ubwo birote zose hamwe nazo ni nyinshi cyane. Zingahe nyine? Kuko buri gihembwe batanga birote. Bo niba buri gihembwe batanga birote. Reka gato no nkoro. Fata nayo mashuri menshi. Fata imyaka 6. Birote zitangwa mu gihembwe zitangwamo 3. Urumva mu myaka 6 ufitemo birote zingahe? Mu gihembwe. Kuva na kera uhereye mu wa mbere primaire kugeza mu wa 3 primaire. Kubwo umutekano ubwo. Uretse rate gato. Primaire kugeza mu wa 3 primaire. Urumva izo birote kandi abare 3 ku gihembwe. 3 mu gihembwe. Ubwo ni mu mwaka, 3 mu mwaka. Urumva mu myaka 6 ufite birote zingahe? Bo. Nisi soko subizani ngisubiza. Mwese ni ikibazo mbabajije kiri rusange. 3 mu mwaka wafashe zingahe? Subiza mbere. No kuvuga ngo uretse gukoresha telefone. Kubwo umutekano w'ubwonko bwanjye. Nje byansaba ko nifashisha telefone. Okay, bikoresha mu masegonda 30. Bo. Ubundi bwo katubare. Biragoranye. Biragoranye. Kubera iki? Bo, kadufate twifashishe telefone. Aho sisoko watubwiye wowe ntabyo wamaze guteranya. Je rero ibintu namaje guteranya ni ibintu bitabaho. Mbonye ari imibare myinshi cyane. Hangahe nyine bari birote zingahe nyine kibazo mfite. Mu mwaka hatangwamo birote. Gano reka mbere reka mufatanye. Mu mwaka uretse afite imyaka 3. Mu mwaka imyaka 3 nambwira 3. Imyaka 3 harimo birote zingahe. Mbo. Wiya kubara gutyo. Uko mbibona uretse mu bazega uko mbibona ndabona zaba ari birote 18. Imyaka 3. Mu myaka 6. 6. Nawe niko ubibona? Nanjye niko mbibona. Tugiye kubara. Mbwira impamvu ubonye 18 none. Kuko 3 6 ukomeza baragutyo. Ubwo bimfashemo ngenda mneranye. Umwaka wa mbere ufite 3. Yego. Birote 3. Ufitemo birote 3. Umwaka wa kabiri ufite 3 zikabisha 3. Zikabisha 3. Umwaka wa gatatu ufite 3 zikaba 9. Umwaka wa kane ufite 3 zikaba 12. Umwaka wa kane ukagira 3
15 wa mahero icyo kintu kameramani azagisibe iby'amahero kuko uyu nguyu arimo kuzana amahero muri kamera ntabwo byemewe amahero rero reka nta rukundo z'umuri cyazo ukabona nk'umuntu anganiye kwigisha birarushya atazi ngo mu myaka 3 uretse gato ni gutumuna ariko wakibajije nabi buretse amaze nkubwira ukuntu wakibajije wavuze ngo yego mu mwaka umuntu afatamo birote 3 mu myaka 3 mu mwaka moya wahise uvuga mu mwaka bamaje gufatamo zingahe ziba ari 3 ubanza kubananira nabyo nose ko wabajije icyo kibazo niko wakibajije ahubwo wowe wahise wibagirwa ikibazo wabazaga ni iki nahise nkubaza mu myaka 6 uza ufite birote zingahe wavuze mu mwaka kiganiro tuzagisubira urongera uvuga mu mwaka muri comment batubwiye navuze kangahe wavuze umwaka nagiye mbara umwaka navuga no mu myaka 6 uza ufite birote zingahe mu myaka 6 wabivuze nyuma wivuguruje wibagiwe ikintu wabajije ariko turimo kuvuga kuri ya mano kumva ya mano twamaze kumenya ko indirimbo ye bayisibye kubera ko amafaranga yatanze nayo yatanze amafaranga yatswe wajya guhunza ibibazo cyane umva buretse mwarimu yakubazaga amatu ukamusubiza history oya ari n'igihe nakopeye mu cya leta baramfata baransora reka ntibagufunga oya kumfunga byo nibyabaye kopera mu cya leta bivuze kujyana igisambo cy'igihugu nagiraga gutya gatwe kubera imbere bari bayicajaga kuri wambaraga fime gatoya ngewe nakunda kujya mu kizami nambaye ifime nkabeshya umwarimu ngo narwaye amaso kugira ngo nyamba n'ukuntu ari umukobwa twicaranaga mwitaga muteteri mbaye story noneho reka nigisha abana gukopera isomo ryo gukopera yego twagiye mwicare mwige gukopera hari ukuntu ugenda wambaye ifime kabwira umwana ati njyewe rero mfite ikibazo cy'amaso yazuka ribyiringira rigatukura yakuramo gutya gatona rya mutuga gatavuga ati okay ongera yegekeho ubwo no umuntu mwicaranye abagubizi neza akafite ubwenge ijana kuri ndi kumva nuko ngengira gutya ntabwo nzi kwandika cyane mutete ari navuze muteteri ntabwo nibuka izina ariko ni muteteri kose ni biraho biraho hafi yicaye ku ruhande rwanjye gutya nkajya nandika uri kumva ikintu cyahise kibaro ni kimwe ya kubona mbona nge yarandetse noneho mbonye ibintu byose yabisoje kwandika ndavuga ati ibibazo byose ubundi ko twabirangije ndi mubiki wabonye asoje ugira ngo nawe wabirangira ngira ngo nasoje ngira nyine yasoje ndatangura nkamita nyakurometa kubonye n'umuntu wakunda gukora ikizamini ngata nisohokera umutanga kurometa kandi ari we wandikaga ari wankopeje andikaga ntabwo yarabizwe ndi kumukopera nyine ni we wakoze ibibazo we yakoze ibibazo nyine nkakopera kuri ya rinete yawe wagiraga gutyo hoya ntabwo nagira gutya ndabona nka gutya nge mbaye ndi kuraba gutya ntabwo apfa kubimenya so ubona se nyine umuntu mbonye abona ndi kwiyandikira ku rupapuro rwawe kandi kwandika ndebya hari kuko ikintu nari nzi mfite ubwenge bwo kwandika mbere yo kujya mu kizami nabanza kwitoza uburyo ngomba kwandika ntareba iyo noza nkaba nyifite wenda ibyo ngibyo nabyo ni ubuhanga noneho buretse gato kuryo nzanandika meze uko ndi kwirebera hepfo gake nandika ariko ukiri kuri iyo ngingo buretse gato bikuntu byarangiye turabigaruka tanje njya kurometa ngiye kurometa yego we ngarutse nje kwicara mukobwa cyagiye papuro cyose ngo asike ngo nabyisha abaragiciye uziko agiciye warangije kurometa kandi bakonyera romese je kwa mwe mubwiye ati nawe nibeshye ubwira mwari byo ntarasoza nakora ikindi gihe papuro bikazagaragara mari bibi ese afata igipapuro aragica ubona avuga ati kambayeho ariko aho ngaho ishyamba riguhira ese yishyuye umutwe nka ski umwana nguzi ko nibeshye ishyamba aho riguhira icyo cyose aho yatibaze ko byose kuva ari kugera zedi nibeshye reka nkubaze nkubwire noneho nakopeye byose nabikuye kuri boro ziwe wallahi reka nkubwire ahantu maye nishimiye umutwe uzi ko n'abakobwa ngiye kuransanga yaje ari uwa mbere nyenza ndi uwa nyuma ibyo bibaho twarakurikirana abantu bakopera uzi ko n'abakobwa abanyabwenge bateye ngiye kubwira abantu kera tukiga abantu baduhemukiraga kabazi ko mu mutwe wacu none naramurebye uretse gato je naramurebye ko nawize mvuga ko ari bunkopeze mba ndimyoje ari gusubira ngati cyazo uri umugome ati se ndi umugome nagukoreye iki ngewe abantu bangaga kudukopeza bari hehe baravuga ati reka nk'iyo ufashe ibintu kandi ukabisubiramo ubona ngiye twicaranye nta kintu nyuze nkurebaho ndetse ngo nimba nibeshye ukaba utigeze umbaza ayo ni amakosa yanjye
ariko njye nkakiga ko yamvumbuye akandika ibitari byo kuko urabizi muri segonderi ukuntu wakorera ku mpapuro za deplicate ukagira ibisubizo ku kintu kuri deplicate yawe ugasubiza ku kindi gipapuro kiri ku ruhande yego sanga byose hari uwo wajyaga gukopera agahita yiryamira ngo unibaze ko wumva ubugome Jya nibyo narenze byose nasubizaga hibye kandi n'ibyanjye nzi nkavuga ati ubwo sibyo. Ubwo yungu yazi ubwenge ijana ku ijana. Uranyibukije. Ureba hari umunyabwenge ikintu handitse aho wareba ibyo wanditse avati wapi ibinako kandi ubwicyawo nicyo cyanyacyo. Wanaga kasho avati ko yo mawe. Gusa nyine ikintu nshimira Imana ibi byabaye wenda mu wa mbere primaire indi myaka yose nazamutse ubwenge iri kumva niba waratangiye mu wa mbere primaire ukopera ubwo wasoje kugeze oya wajye kubyo nyine byose impereza isomo yego ubwo mwabemo ariko wari ufite ubwenge yaranafite ubwenge bwinshi cyane bora gukopera nabwo n'ubwenge yego uzi kumenya ngo wiga mu wa mbere primaire P1 ukavuga ngo ndashiramo rinete mbwira umwarimu ati ukopere hariya ahubwo yari n'umujura yumva ko ubu ngubu haratobora n'amazu baratobora n'amazu ubatobora n'amazu mu mbere primaire ahantu atuye bamwitondera ahantu utuye bakwitondera kuko niba waratangiye mu wa mbere ukopera uzi kwambara uturinete ukavuga uti ngiye kugenda ngiye nkopere yego ubu ngubu aha karitsiye utuyemo bafite ibibazo bafite ibibazo niborohewe ariko yavuze ko yese isomo reka turebe ku minota dukoze turebe tugabanyeho katurebe ndeberangiye saa faranga yazimye anga tukoze iminota ingahe sangwa na password turebe ndabona isa nawe utari kugaragara tuye dukora iminota myiza kandi mike ku buryo umuntu w'ikiganiro cyacu akishimira sibyo nawe akajya muri comment akavuga ati mwakoze ibintu turabona tumaze gukora iminota 16 ubwo ni 15 reka tubuzirize 20 tu breaking amakuru y'ibimaze iminsi bivugwa wenda yego kumva nize amaze iminsi avuga inkuru za bagasuku na Scovia kandi tugeze ku nkuru ya mpano mu minsi izari hari inkuru za Julia Giti na Rukingo harimo amarozi mu gasobanuye ibintu nk'ibyo ntago byabura ngo bari kurogana ariko si umuntu adasobanuye gusa no muri filime naho kwa Kiramani ngamarozi ari kuvuza ubuhuha muri genge ubundi y'ibintu byakuze Kiramani amari iminsi yitatse ngo yabuze cana hako rero mwana abanyarwanda ngiye bajye banshi ngo yazigaruye yabuze cana amasaha 28 ngo yazigaruye ariko njyari ikintu ntumva yazibuza amasaha 24 atagenda mu bitangazamakuru ngo yakira yabuze cano oya ngo yakira ari umuntu wavuze ngo Philipita yabuze cano ya The Choice oya cano yarabuze Philipita yarabuze burundu Philipita yaragutuje sha mujye mu mbabarira sha diskerema azira ni inshuti nande na Philipita iyo cano ntiyagarutse kandi yajyaga kuzuza habura million subscribe hafi million habura ya Kiramani iza Kiramani zirenga imwe esheshatu yaravuze nimba yaravuze ari Big Mind twagiye mufashe kubara Big Mind Kiramani Empire ebyiri hari na The Kingdom ahubwo ni eshatu akaza iracaho Mayihati iriya ni Big Mind iriya ni Kiramani Empire ni hica hano turi ducana tundi yabaga afite no mujenera tuburekinga tw'amazina yiwe arazira zagarukiye niyo nshuti ya Nick irahari na nira yo mu rugo y'amavuroge n'umugore birwa bakora na irahari si yose The Kingdom yego The Kingdom iri kunyuraho kwizera irica kwizera ahubwo ni The King niyo baje gushira The Kingdom niyo baje ubwo hari n'indi cano nabonye cyashya yitwa ngo yego ngo Kiramani Studio iyo Kiramani Studio niyo yafunguye amaze kubura cano ngo babuze cano barashaka ko ngibamonetize mu munsi umwe iraribaye none barayibaye monetize ariko iyo monetize kwa za video yakoreshaga rero urumva kuriya ngo yavuye muri ribu bari kujya mu nzira njya kuzima none se siko byagendekeye nanuza na Patino nago Pundati nawe Patino ajya kuzima nawe niko byatangiye no bita Pundati nawe niko byagenze Pundati yaburi wirengero cyane nari barayibye se arabaze ngo barayibye nawe ngo barayibye wenda Pundati we niwe imwibiye cyane twaranayibonye ko byagize no mu rukiko ibyo twarabibonye ngo Pundati Kiramani rero ngo zari ziri mu Burusiya amasaha 20 zari ziri mu Burusiya yavuze niho bari bazibiye yego
none se turakana ibyo bavuze Bosco nawe channel icungo tuzajyana mu bosi none se yawe irorohewe cyangwa se ahandi hantu yawe bazayisanga Zimbabwe yangifite umutekano mu gereza y'Uburusiya yangifite umutekano bazayisanga muri Malawi. Okay, rero reka mbereke akantu gahari sibyo yakoze kwitabira kuri Focus Studio TV. Wakoze cyane. Turi gusoza, turi kugana ku musozo, turi gutanga gukora subscribe, abayikoze bakandi like, share na comment, abatarayikora bakore subscribe kuko ari ukuntu ubuzi ngo warayikoze, ari nako ari ukuntu warayikoze ukabuzi ngo wenda buri munsi uko ubona ikiganiro ukagira ngo uzajya uhora ukanda. Iyo ukandaho rero ibyo bintu bibaho rero. Umuntu akajya agakanda subscribe akongera agasubiraho. Turi gusoza. Tugane ku musozo. Yakoze cyane yari RC Films RC y'Abanyarwanda byumvikanye de manager cyangwa se CEO wa RC Empire. Yego. Mwakoze cyane. Sisoko. Ciao. Interesting innovation creative. Mwakoze cyane. You be mumu. You think say you dey wise. You are a mumu man.